What's the difference between will and would? So dukoresha will tuvuga igikorwa kiri buze kuba muri future, like I will visit you, ndaza kugusura. Ndiza ndashidikanya yuko ndibuze kugusura. I will visit you, napanze kuza kugusura, cyangwa se nabigusezeranyije yuko ndibuze kugusura. I will visit you, ndaza kugusura. Ikindi, they will buy a house, bazagura imodoka. Ndiza ko ndashidikanya bazagura muri future. Then would tuyikoresha tuvuga igikorwa kiba kibayeho iyo hataza kubaho izi mbogamizi. Urugero, mbanguze imodoka iyo nza kuba mfite amafaranga. Mbanguze imodoka no kuvuga ngo igikorwa cyo kugura imodoka kiba kibayeho iyo ntazi kugira imbogamizi z'uko nta mafaranga mfite. Urugero, I would visit you, mbangusuye if I had time. Iyo nza kuba mfite umwanya mbangusuye, no kuvuga ngo haba habayeho iki gikorwa cyo kugusura iyo hataza kubaho izi mbogamizi z'uko nta mwanya mfite. I would visit you if I had time. I would visit you, mbangusuye iyo aba mfite umwanya. Iyi had ntabwo iri kugaragaza past time. Turabizi yuko ari past, ari simple past ya verb to have. Gusa hano ntabwo iri kugaragaza past, iri kugaragaza imagination, like if I had. Your imagination yo kuvuga ngo iyo nza kuba mfite igihe, if I had time. Your imagination ndi kwimagina iyo nza kuba mfite umwanya mbangusuye. Your imagination iri kugaragazwa n'iyi had. Iyi had ntabwo igaragazwa, ntabwo ari past, ntabwo hano iri gukora nka past of verb to have, ahubwo iri gukora nka imagination. If I had time, iyo nza kuba mfite umwanya. They would buy a house if they had money. Mbanguze inzu, baba baguze inzu. They would buy a house, baba baguze inzu iyo baza kuba bafite amafaranga. Imbogamizi iri gutuma batagura inzu nuko nta mafaranga bafite. Iyo baza kuba bafite amafaranga baba baguze iki? Inzu. Nimba wumvishe itandukaniro riri hagati y'aya magambo, subiza kino kibazo. Kandi nawe wifuza kumenya icyongereza byimbitse, jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English. Hariyo amasomo meza rwose kurenzayo. Ikindi, ku bantu bifuza kwigana natwe, abandi baratangiye, ngizo nimero zanjye, nyandikira inbox cyangwa se umpamagare tuvugane, dutangire twigane icyongereza. Ikindi, ntibagirwe kugenda usubije kino kibazo. Thank you for watching.